ibihe byiza yego byo guceceka. ibihe byiza byo guceceka. ngo waba umunyabwenge yaceceka. Icyo gihe rero nicyo nshaka kumenya. ngo waba umunyabwenge mu gihe kibi nk'iki yego yakwicecekera. none ko ngiye mvuze ngo ibihe byiza byo guceceka, ni ryari guceceka bigira akamaro? murongo wa 13, ibice 5 murongo wa 13 Amosi haragira hati nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo kuko ari igihe kibi. ibihe byiza byo guceceka jundika amazi ari cyo kintu cya mbere, ni uguceceka Ushakaho intonganya. yego icya kabiri, mu gihe cyiza cyo guceceka uzi impamvu kikubera cyiza, ni uko kikurinda. ariko ni igihe kibi, ni igihe warakaye. niba uzi ko ufite uburakari, icecekere. izo mbaraga zo guceceka rero ni ukubyishyiramo. erega ibintu byose ni ukubyishyiramo. ibintu byose ni uko utemerera kamere kurimo, ngo nutabikora ngo bikore vuba vuba, ntacyo wanaba. igushyira ku gapuresha. nicyo bita ngo kwihangana. ubundi ni iki? kwihangana nta kindi, ni uguhangana wowe ubwawe. nta mbabazi w'imbere n'uw'inyuma barahanganye. umwe ashaka kuvuga, uw'imbere arashaka ko utongana, uw'inyuma nawe afite ko ururimi rukoreshwa n'uw'inyuma cyane. burya uw'inyuma bashaka kugukoresha, arasuzugura, urangaburira, urantunze, wowe ni agatuce imbere atari ko waretse ibyo bintu. igihe warakaye, igihe warakajwe, please ceceka. keep quiet. kantu akumvise. kuko hirya y'uburakari ni naho Yesu yavuze ngo nimurakara ntimugatume izuba rirenga mukirakaye. abandi bakibeshye ngo no kurakara saa 11 ukaza ukareka kurakara nimugoroba bwije. ntabwo ari cyo birivuga. biravuga ngo nimurakara ntimukemere ko uburakari busohoza umugambi wabwo. gatatu, baraza kunseka ariko biraryoshye. niba ufite ibyishimo bidasanzwe, amarangamutima yazamutse, emosiyo zakuzamukanye, kugira ngo ubashe situwasiyo urimo, ceceka. hari ibyishimo bituma abantu batanga n'inka n'imodoka n'ibiki byose, ntayo ufite. uri bwemere ntutashobora kugira. usezeranye ibyo utazabasha, kubera ko wishimye byarenze. tuza. kandi aha niho bigorana. aha mu byishimo nirwagwa no mu byaha by'iki byose n'iki mbega akagira ngo bahuye n'isi maze bagenda isi kababona, ubwo ibyago bikinjira uko byakaye. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. uruw'agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. ubumwe bw'abera ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Gusoje nkwifurije kugira ibihe byiza dukora icyo uherereye hose. ni kumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. tubifurije gukomeza kugubwa neza aho muri hose, abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bakunda kumva ibiganiro by'ubumwe bw'abera.
Imana ibyo baha umugisha cyane, abakoze subscribe namwe ntimukabure kumugisha, na ba bantu bafasha abantu mu kwivuza, ubwo ni ukubatangira ubwisungane. Ni ryari kuvuga bigira akamaro? Eske muri iyi si turimo yego ya mikrofone bafungura mikoro bakagufata amajwi bakayafata bakakurikodinga, handi baca ku muntu ukubitwaho kugira ngo umutabare, bakareba telefone bakamufotora. Yego, iyi si ni ryari? Ni hehe? ni ikihe gihe cyo guceceka? Niyo mpamvu umunyabwenge mu gihe nk'iki yagombye guceceka. Icyo jambo wabuze aho ryanditse? Reka nze ndiguhe. Biroroshye pe. Kaburiya ubundi ijambo guceceka abantu benshi baritekereza ukuntu, ntabwo ari ukujunjama, si no kufunga isura ngo ntuvuge. Guceceka gusa, kandi ugacecekana uri umuntu polite, uri calm, ariko wacecetse nyine. Yego, utuje mu kinyabupfura. Yego, ngo umunyabwenge mu gihe nk'iki reka nze ndiguhe rwose. nanjye ubu ndategereje. ntabwo ari kera. Twahabona. Yego, mbwira. Reba igitabo cy'umuhanuzi Amos ibice 5 murongo wa 13. Ibice 5 murongo wa 13. Amos haragira hati: nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Ntumeze? Oya, nese ko ari umurongo nabwo wa 13 hano nyiza nkubwira. Nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Ubwo icyo gihe nicyo tugiye kumenya. Ubugero ngo ni ibihe bihe byiza byo guceceka? Ni ibihe byiza? Bibiri iragaragaza ko umuntu witonda, aranditse ngo umunyabwenge witonda. Yego, mu gihe gisa gityo. Ikintu cya mbere, ahantu heza ho guceceka mu buzima, heza cyane, ariko ari habi. Ni habi kuhavugira, ni heza kuhacecekera. Urakabyara. Amen. Ni igihe cyose umuntu agushakaho intambara z'akanwa, aguporovoka, agushaka yuko muvuga, uvuge. Ko burya iyo uvuga nibwo bamenya icyo utekereza, iyo uvuga bamenya imbaraga zikurimo. Ahantu hambere ho guceceka ni igihe umuntu agushaka intonganya, ariko agambiriye gusembura ikintu kikurimo. Yego, cecekera mwime. Erega ururimi rwoshya, rwoshywa n'urundi. nahoze ndeba indirimbo jodika amazi. ikintu cyashekeje, mushupa ibintu byose ubu bikurikira. amagambo yanditse neza, hari ikijwi rirakabyara. Iyo yisunga AI nibura amukemura. Amagambo ni meza, atujunditse amazi. Yanditse neza pe iriya ndirimbo, nayisomye bayita jundika amazi. Erega ni umuti. Ni umuti. Umugore yagiye kuraguza ati giye mugabo wanjye amereye nabi, nkora iki? Ambwira tuzashaka icupa rya Mukagatare. Umuntu Mukagatare ubundi urizo? Ntabwo ndizi. Kandi muyahorana imbere hariya. Amazi Mukagatare ni icupa riva mu wisiki. Kera rero bapima urwagwa muri za 40 ingahe? Nibyo bakoreshaga. Nibyo bitaga Mukagatare. Ntabwo nareze.
iry'umweru basa nk'ubwo bitarugaragara. Ahubwo hari andi narinzi kera nabonaga iwacu y'icyatsi bitaga Matewusi. Matewusi afite amatayi ko. Ariko nho icyapinaga uruboga cyane bitaga ntuze ni Mukagatare. Ati mpa Mukagatare icupa rirerire gutya birarivamo wisikizare John Walker n'ibyiza ngizo. Noneho hambwa ati nuri nzarinzanire. Burya hari ukuntu mu mazu y'ibyatsi iyo amazi ari mu kibindi arakonja pe. Yego kugira ngo ni firigo. Arayamati rero uyu muti uhaye. Umugabo akavuga yituye jundika. Nuyacira uzapfa, nuyamira uzapfa. Ujye ureka amare gucira, amare kuvuga namara kugenda arenze irembo ubundi yarekure ucire. Ucire. Ati sawa. Amuhaye uwo muti, umugore aragiye bwa mbere ati umugabo aravuga ndakubitamo twatuzi. Aho nkajya yumva umutima urashaka kuvuga ariko akabura ahantu avugira. Kandi bamubwiye ko ndapfa, niyamira ndapfa reka ntuzi. Umugabo ngo umuntu arakubwira ntunavuge ngo sinzi icyo wabaye. Agiye amaze kurenga urugo aragenda nawe yarenze urugo ati aracira nta kintu yongerewe. Abikora icyumweru umugabo ntiyongera gutongana. Asubira ati ma wa muti wagize warakoze. Ambwa ati nta muti naguhaye no guceceka. Wajundikaga amazi yo mu kibindi naguhaye. Hari ikindi ibihe byiza byo guceceka, jundika amazi ari cyo kintu cya mbere. Ni uguceceka muri ushaka intonganya. Yego. Cya kabiri mu gihe cyiza cyo guceceka uzi impamvu kikubera cyiza nuko kikurinda. Ariko ni igihe kibi, ni igihe warakaye. Niba uzi ko ufite uburakari icecekere. Izo mbaraga zo guceceka rero ni ukubyishyiramo. Erega ibintu byose ni ukubyishyiramo. Ibintu byose ni ukutemerera kamere kurimo ngo nutabikora ngo bikore vuba vuba. Ntacyo wanaba. Igushyira ku gapuresha. Nicyo bita ngo kwihangana. Ubundi ni kwihangana nta kindi. Ni uguhangana wowe ubwawe. Nta mbabazi w'imbere n'uw'inyuma barahanganye. Umwe ashaka kuvuga udashaka. Uw'imbere arashaka ko utongana. Uw'inyuma nawe afite ko ururimi rukoreshwa n'uw'inyuma cyane burya. Uw'inyuma bashaka kugukoresha. Arasuzugura urangaburira urantunze wowe ni agatucece imbere atari ko waretse ibyo bintu. Igihe warakaye, igihe warakajwe, please ceceka. Keep quiet. Kanwa kumvise. Kuko hirya y'uburakari ni naho Yesu yavuze ngo nimurakara ntimugatume izuba rirenga mukirakaye. Abandi bakibeshye ngo nukurakara saa 11 ukaza kurekera kukareka kurakara nimugoroba bwije. Ntabwo ari cyo birivuga. Biravuga ngo nimurakara ntimukemere ko uburakari busohoza umugambi wabwo. Gatatu baraza kunseka ariko biraryoshye. Niba ufite ibyishimo bidasanzwe, amarangamutima yazamutse, emosiyo zakuzamukanye kugira ngo ubashe situation urimo. Ceceka. Hari ibyishimo bituma abantu batanga n'inka n'imodoka ntayo ufite. Uri bwemere ntudashobora kugira. Usezeranye ibyo utazabasha. Kubera ko wishimye byarenze. Tuza. Kandi aha niho bigorana. Aha mu byishimo n'urwego no mu byaha by'iki byose n'iki mbega akagira ngo bahuye n'isi maze bagenda isi kababona ubwo ibyago bikinjira uko byakaje. Mu gihe wishimye nabwo bikugumemo. Taza gutanga inkutagira, taza gutanga inzu utagira, taza gutanga imodoka y'abandi atari yawe, taza no gutanga umubiri wawe kandi barawukoye. Cyangwa se hari undi wawusigiye hariya mu rugo ufite nyirawo. Okay. Burya ari umusiribateri nyiraho ushaka. Ariko niba uri Mariya wajya mu ndege wajya ufite iby'abandi. Izo mari ni iz'abandi si izawe. Ubwo ndavuga abagabo nyine. Bajya bishyizemo ngo umugabo ngo hageze hose aba ari umugore barakubeshye. Ntabwo ari byo. N'abashoferi se? None se ko batwara imodoka batwara abagore? Cyose mbona batwara. Ni bamwe na bamwe ariko si bose.
ibyishimo ntibikatume uvuga. wabyumvise. Cya gatatu, yego, jya uceceka mu gihe wumva amabwire y'abantu, ntugahutireho. Ibihe byiza byo guceceka ni igihe wumva amabwire cyangwa amagambo y'abantu akuvugaho cyangwa avuga ku bandi, cyangwa avuga ku bawe. ceceka. ukuzanira amagambo si uko aba agukunze, ugukunda burya arakurinda. kubwira ihame rikomeye, nk'ubu tuvuge niba umuntu yakuvuzeho ikintu, nareba ngasanga ikintu yakuvuzeho ntacyo cyenda kugutwara, ndakikubwirira ikintu ukomeretsa umutima mu gihe hari ikintu gisanzwe. ariko ari ikintu kijya ku buzima bwawe, nibwo wambwira. nabikubwira, ariko nakubwira ngo Jerry ngo yavuze ngo ntazongera gukorana nawe. Ese niwe ukamera wenyine? Hari n'abandi bafite za kamera ariko na telefone nabikora. Hakuye ngo uteranye nawe nakwihora. Reka mbwiye ati Jerry tugiye kumutega tumuvuna amaguru aho nanaguhisha, nabikubwira. Ariko hari igihe ubwira umuntu inkuru y'ibyo wamwumviseho aho kugira ngo yubakike akarushaho kugwa. Ni byiza ro guceceka. Cyane ndabishoboye buri. Nizere ko bene data bo bari gukurikira cyane. Bakunda inkuru. Ngewe umuntu aramwe ukanaka yakuvuza ibi nibi. Bakunda inkuru. Sukuntu ngusubiza. Ngo runaka turamuhagarika. Wamubonye oya bambwiye. Ngewe sukuntu utangusubiza. Bambwiye. Ndabwira ariko nama y'abadiyakoni y'itorero yateranye. Reba mbuza kuvuga ibintu bindi mosho. Ngewe sukuntu utangusubiza bambwiye ngo kanaka yakuvuze. Kugira ngo ngushimishe. Ndabwira nti uzi ko yamvuze bike kuruta nasanzwe mvuga, ariko usiye ko nta gishyashya kirimo sanzwe mbyumva. Mubwira ko nta gishya ku byo nasanzwe mbyumva, kandi yavuze bike ku byo sanzwe muziho. Yego. Ariko arakwanga ntigenda mukunda. Uwo muntu yarakeneye ko mvuga ngo nanjye ngira gute, nawe uramwanga. Ahita afata agenda nyongerereho ibintu ajye kumpakira. Utanavuze. Byiza ko iyo wumvise amabwire. Yego. Umugabo wawe yaguciye inyuma, dore nimero bituma gutari koko nta kugiza umupolisi urarwana n'iki. Suko wanze kumva information baguhaye, ahubwo ntushaka mwereka ko uzikeneye. Kuko uri turakara uvuge tunubundi simbizi yaje ntavuga, kuko buriya buri gihe umuntu kuzaniye inkuru nta rukundo bagufitiye. Ugufitiye urukundo arakurinda rata, ahubwo akeneye ko hagati na runaka umuriro wanyu waka, kandi watswa n'iki n'ibyo bavuze. Yego. Ni ibihe cyo guceceka. Igihe uzinjira muri situation y'ubukene n'amadeni. Yego rata. Inirinde no kugenda. Ko hari ukuntu wakora ukayishyura, ariko nuvuga uzishyura amafaranga, ariko amagambo kuyagarura bizakugora. La parole s'envole. Amagambo araguruka. Yes. Nta mababa. Yes. Ahita volatas part. Ntabikubwira no mu kilatini. Ubivugira iki se? Ikindi kinaniye abantu. Yego. Cyane bubatse ingo. Urugo rukugoye ukajya kuruvuga hanze. Uburyo banyama ubutije abantu amashoka, imihoro, amapiki, imisumari, intambi n'ibibombo byo kurimbura urugo rwawe. Ntabwo wakumvise kano kana. Iyo urugo ruri nk'ibibazo ukajya kuruvuga hanze, abanzi babahaye amapiki, imisumari, inyundo, amasuka, urutambi na bombe zo kurusenya completely, kuko bari yubwiye nabo ntago ingo zabo ari ntagatifu. Ariko kuki ari we wavuze, ni we wavuze. Nese urusha barse kuba twihangana. Niwe barayibimye n'ijoro se bimabanganike. Hari
umuntu uruhuka avuga nyine ari uko yavuze. nturuhutse cyangwa uritanze. ni wese baraye bise imbwa nijoro aho bita imbwa ntibahari benshi so twaramutse kandi biturije. ababwira se ngo umugabo ntacyo umaze bose bavuge hari icyo yabaye se. ubu se umugore bari inzara z'amatwi yenda ku bana batabyumva ntamukubita igipfunsi niba amatwi bayakuriye wenyine kuki wumva uri intwari yo kuvuga urugo rwawe hanze urimo urabatiza ibikoresho bikubomora. ariko ijambo ni ribi, ijambo rwose abantu bajye baceceka. akantu wakumvise nakumvise kazaguciye kuri TikTok ndakuzi wowe gusa iyo uvuga nyine ubutanga izo ntambi si wowe ukubiswa wenyine, si wowe barebabwiye nabi wenyine, si wowe bimye kuri gahunda wenyine, si wowe bise imbwa cyangwa imbwa wongeyeho inyuguti ya K na A na Z wenyine. ubwo niyo bitandukanye bitavuga cyane iyo byitse nabi, si wowe wenyine bavuze ngo uranuka mu birenge. ubundi buriya umuntu agikora mariage mu myaka 2 nubwo wahumeka inyuma ntanukirwa nakare, ariko hari imyaka igira ngo ariko wagiye woza ibyo birenge byawe ntabwo ari wowe wabwiwe wenyine. vana uburakari kuvuga rero. situwasiyo y'urugo rwawe ugomba kuyiceceka. nkunda n'abantu bajya batandukana bucece siko mu itegeko ryarabigennye. mujya mu rukiko mukavuga twebwe turashaka ko mutandukanya burundu ku bwumvikane bwacu. mwavuye kwa noteri ubundi kunabigenza mujya kwa noteri mukandikiranya muko muzakora ibintu byanyu byose mwarangiza mugatanga ikirego gikubiranije mwembi muri babiri, ntabwo ari umuntu umwe urega. ubwo muba mwifatanyije mwembi amazina ariho yombi mutanga ibirego bibiri ariko bikubiranije. nabyo n'urubanza ari rumwe. umugabo asaba ko batandukanya burundu n'umugore asaba ko batandukanya burundu, mugatanga igarama imwe mukagenda ati ku mpamvu zacu bwite mutandukanye. ntago babaza umwapfuye iki nta nubwo babunga ko kubatandukanya burundu bamaze imyaka 2 umwe aryama ko cyatanahari. turuko twagennye uko abana bazabaho nuku sawa ntibavuga icyo bapfuye kicecekera kikamenywa n'umwe n'undi mwe mukagira gute mukarenzaho mukabatarisisi. ngo nirenzaho ariko bakabandi avuga ngo umugabo wanjye nta mpaza mu buriri. ubwo ugiye kwishyira ku isoko ahubwo se nibatakubenguka ninde uzakubenguka ugira akanwa? na wa mugabo wiyaminiye ntazaza kandi ugira akanwa ubwo uzavuga uti shana araye mpe n'umugabo. ubwo si byo wazabivamo. si hari wabivuze se ati wampaye nimero ze. undi ati umugore wanjye reka wagira ngo shwi Rutare Rwanda barwimukiye mu buriri wanjye. umugabo muzima ufite ubwenge akavuga ibyo bintu imbere y'abandi bagabo, kandi abandi bagabo ibyabo ntugize gute ntabwo wabyumvise. ni nk'umuntu urata diplome ukagira ngo yize wenyine ko agiye we mu ishuri nyamara bo mwicaranye barayasomye baranayatsinda baranatuza. gutuza niko gutsinda pe. kugira ngo burango ntwazwa n'amacupa 12 muntu yumva kuri ikirobezo kandi hari abanywa 24 ntibabikubwire nditurije. ubu ngubu mvuye muri rogi shaho nifite akana muri rogi ahantu urumva muri rogi abandi se bagiye ubusangana iki. erega abagabo n'abagore turwanya amafuti ibanga turushanwa no guhisha amafuti yacu. nawe rwose ye kiba gikaze biba bikaze. yego ibanga rikomeye no uricyo mvuga byumva ariko none se ugira ngo abajya muri rogi bangana iki? abariwe n'abariye bangana iki? ni benshi. none wowe urumva uri intwari rero, kandi nta ntwari y'igitsina, nta ntwari y'inzoga, nta ntwari y'ubugome, nta gitabo, nta Guinness de record bandikwamo. urabiririmbira iki? rega iyi ni inama. ubu uzahari isosi numara kurya isosi inyama usiye ku munwa isosi igaragara ngo werekane ko hari inyama. abakora ni benshi ariko siko bavuga nyamanza. 10 minota ntigucike baya nta kibazo.
Imana iguhe umugisha. Urakoze. Aho ugomba kugira guceceka, ibihe byiza byo guceceka byo twarebaga. Ikindi kiraro cyo guceceka mu gihe muri famiye yanyu hariho intambara zishingiye ku mugore wawe, zishingiye ku mugabo wawe, zishingiye mu kutumvikana, wijya hagati ufite amagambo, cecekera. Ikindi, mu gihe utazi ibintu neza wivuga ubikekeranya, gira gute? Icecekera. Aha nibwirira abarokore bamwe banyumve neza, ndabakunda. Umuntu ugira gutya akaba ibintu by'Imana ntabyumva neza, akajya kubivuga nabi, Imana muzabonana. Niba utazi iby'imyizerere, ukaba utazi ibyo Bibiliya isobanura, wijya kuvuga ibyo utazi, ceceka udahura n'Imana. Cecekera rwose, ufunga. Cyanyuma ngiye gusorezaho, ntukajye muri politiki itakureba. Mu gihe cy'induru za politiki, funga umunwa wawe. Ndavuga ngo ibi ntibyakunze, ngo ibi ntibyemeye, ngo ibi simbyumva. Ntitukuzi muri parlement, ntitukuzi mu nzego zifata ibyemezo, ntitukuzi umujyanama, ntitukuzi nk'uvuga ari kijyana, urashyana kujyayo. Icyanyuma cyo ngiye kukibwira abahanuzi babyumve, bahanuzi barukira kuri YouTube. Igihe cyose Imana iguhaye message y'umuntu, shaka nimero ye, shaka aho akorera, kuko Imana ntiyagutuma ku muntu ngo inakwime itume mudashobora guhura. Ikwima uburyo. Ibintu mvuze urabyumvise cyangwa ntabwo ubyumvise? Nabyumvise. Ndashaka ubwo bahanuzi, niba Imana iguhaye message kabone mu nzego zo hejuru ntazo mvuze, ntabwo Imana yagutuma ku muntu ngo inakwime uburyo bwo guhura nawe, ariko uje kuri kamera. Kandi ari byo tubona bakora. Burya ingunguru yose irimo ubusa, ihuye n'ibuye iravuga, ihuye n'inkoni iravuga, byose turabyumvikana. Ha message nyirayo ni wigenewe nyine. Ahandi ho guceceka, ntugaseka umuntu bafunze, kuko iriya nzu si y'umuntu umwe. Ayiwe data we, ikiganiro cy'ejo waduhaga se bya live, TikTok, social media, iriya nzu si y'umuntu umwe. Turi kwiga ngo umugabo mbwa aseka imbohe, aseka imbohe. ni ukuri. Ntukinjire mu buzima batagutoyemo. Buriya ni inkuru y'umuntu wataye muri yombi, buriya yegewe ceceka rwose. Sinzi uwo nabonye arimo arira ngo mani ngo bafite abana n'abagore, ngo mani ngo kujya ku ifoto. Itegeko iyo rije ntiryita ku marira yurira. Buri itegeko ni nk'urupfu, ritwara umubyeyi rigasiga umwana utaranakana. Yego. Itegeko rino ese ni bangahe bagufunga ufite uruhinja bakarutwareyo. So rero twavuze ni ibigeze byo guceceka, ibihe byo guceceka, kandi bigira inyungu pe 100%. Yego. So ndibwira ko nibyo bihe byiza. Icyo utazi jya ubaza, niba ubona udakwiye kubaza uceceke. Yego. Hari akandi kantu ngiye gusorezaho katari muri iyi topika ukajyana nayo. Yego. Ntugashakishe kumenya amakuru, jya ushakisha amakuru y'ubuzima bwawe kugira ngo ubeho. Aha y'abandi azakwizanira. Burya ugiye gushaka udukuru twakana runaka batuguha tubi, ubundi turakwizanira. Yego. Burangiye mu kazi kanjye sinjya mperereza. Ko mbona ubishoboye.
mperereje naho mbabwira ibitari byo, ahubwo amakuru nyakura kuri nyir'ubwite cyane rwose. Ko nshobora kubwira amagambo abiri ukansubiza ngahita niyandikira nkakwihorera, hashira imisine ntiharya ntibimeze gute, ukanshurika nyine nkavuga okay, akwiye kubaza ngo mundebereye ngo Joseph yagiye ryari yakinga ryari yabyo, uwo mwanya ngiye nawubona. Igihe ntabishakiye bazabimpa, kuko nujya gushakisha amakuru bazaguha mabi kugira ngo bahe ibyo bagukeneyeho, baguteranye cyane. Ushaka amakuru y'uko ubuzima bwatera imbere, uko wajya imbere, ariko kubaririza umugore yaciye ndabyibuka nigeze kubaho, hari uwambwiye ngo shyira urugo hanze nti n'urwanjye rwawe uzarugumishe mu nzu. Jye ntacyo yabimbwiye, agenda gusubiza bene uburenganzira bwanjye. Ushyira urugo hanze ni akantu nari nivugiye gato cyane nyine, nuko nabwo ndabyo baranabyumvise, ubwo nyine barabyumva nabo. Ariko ndaguha urugero ruto cyane rw'umuntu uto cyane, urumva ni inshuti yanjye. Yaragiye abwira umugabo ati rero ufite ibyago wowe, ati bihe, ati umugore wagiye gusambana isi yose bimenye kandi uri mu rwego rwo hejuru. Wari umuhanuzi? Simbizi, umuhanuzi ntabwo mbizi igihe. Nuko yagiye abwira, yabivuga gutyo, abwira umugabo w'umugore, ati umugore wawe. Umugabo aramubwira ati azi ubwenge arakuze, ati ikibazo nuwazana icyuma akantwarira ibintu byanjye, ati nuri twahuye n'ubundi abisanganywe, ati n'ubundi arabigendana, uze kumbariza ko uwo muntu bagira yenda azana icyuma akazahomba. Ati ibyo ntacyo bivuze, abitesha iki agaciro. Hashize igihe wa muntu abonye ko urugo atarushenye ajya guca ku mugore sasa. Nkuko nakubwira wowe ngo reka turi mu bihe byiza, funga telefone twisengere, ukafunga iki telefone, kumbi w'umutipe ntiyayifunguye. Ati njya nkubwira ko asambana ukampakanira, ati hamagara telefone, ati ngaho yihamagare wumve ko irimo. Umugore arahamagara pe, yanga guca, erega uzagusenyera abakuri iruhande rata. Noneho umugore arahamagara neza, telefone arayibura, abura amahoro, ava mu kazi yarakaye yasaze. Arasanga bavuye gusenga, barahati shera amakuru, ati sheri iki makuru ntamenye, bari bujye gusama ropoka. Umugore aropokera umugabo aramureba, baratewe. Abanyarwanda baciye umugani ngibize nabo y'imifu. Ibi rirasobanura ngo uruzi rwazamutse ntukarwambuke rutaracayuka. Uruzi ruri nk'umuvumba ntukapfe kwirohamo rutaracayuka. Urabanza ugategereza. Nta muvumba umara igihe kinini, nta muhengeri umara igihe kinini mu nyanja buri. Umuhengeri w'ururimi, burya umuhengeri w'ururimi utinzwa n'uko urimo uruvugisha, iyo urwihoreye ruceceka wa mugani. Bije gutya rero, ati ibyo nicyatebatesha madakubaza message wayihawe nande mbabarira ngo ngira amakuru utari kubu usikana akawayiguhaye. Ati ibyo tubireke ntabyo mvuga, ati noneho ngewe mwereke message maranya amezi abiri yawe yuko uzasambana. Singiye hari icyo nakubwiye, siniturije, sinacecetse, ntiyambwiye ngo dufunga amatelefone dusenge tukayafunga, ukureba sitware kumwe ntiyaba ikibazo ufite. Hone ngo yo gusko dise nokuri, atangira kwiganya, wokeje itike, uje warakaye, wataye akazi kubera amagambo umuntu yaguteranije, ubundi se uri ndutakazi uraza kubigukundire. Erega burya yabaye inturo ntibinjangwe, niba umuntu yifitemo akageso ko guca inyuma azaguca inyuma pako rwara umutwe. Ibyiza rero byihorere, ahubwo ubaye umugore mwiza kimushyirira udukingirizo mu ipantaro. Bagira ngo sara ko yanakoresha, ahita bata umuntu yaramvuye. Gabyihorera. Gukiza umuntu si ukumubwira amagambo, gukiza umuntu ni ukumwerera imbuto. Yego. Baza guhura nano bati biwanyandikiye n'ibiki kukibaro nsenyeye. Umugabo bari kintu avuga, umugabo aramubwira ngo je sindi umuhanuzi, ariko ibintu ruzanye mu rugo rwanjye byimukiri wawe vuba byihuse. Nta gihe cyashize badatandukanye. So urumva ururimi kandi impamvu bigenda bityo, byaravuze ngo uko wagenje abandi uko uzagenzerezwa. Twavugaga ibihe byiza byo kugira gute, byo guceceka.
kandi bizaguha amahoro cyane. buri uzi ko utagomba no kuvuga kuri disikuru y'umuyobozi, ntugomba no kuyikritika, ntugomba no kuyinenga, umenya gushakira cyakora ibikuri ubikore, ariko uravuga uciye uravuga twabuze ifumbire niwe wenyine wayoboza, ibiciro byazamutse bya essence niwe utwara imodoka wenyine, kuki utumva ko igihugu hagaze mu rwego ubundi kuvuga icyo ibyo n'ibiganiro bimaze iki? Amafaranga y'ishuri yazamutse, imishahara ntizamuka, amafaranga y'ishuri yazamutse wowe gusa. Ese bibaza ko badushyiriyeho ibyiciro bya mitiweli batatuze? Wagira ati ni namba y'imodoka se ibyo ese bu transaction imisoro ibyo ukora ntibibona, ntibazi ibibanza ufite ngo yango barandenganije, mashini kurenganya barakuza. Tugomba kwirinda mu buryo bw'umuryango, mu buryo bw'urugo, no kwirinda kudakurura umwuka mubi mu baturage b'igihugu. Shyigikira ibije ku nyungu z'abanyarwanda, nibikunanira uceceye ko byagize gute, nananiwe kwishyura umutekano kubera ubukene ariko sinawurwanisha, nananiwe kwishyura ibishingwe kubera ubukene, twe baratuzamwe 700 ngahe, twarahereye ku 1000, ariko simvuga ngo ujye baye menshi ngo urumva ngo ntango mbyumva ngo umushahara wahindutse. No, bazambaze ko ntishyuye ko byananiye, ariko ntibazambaze ko nagumuye abantu ndabikora. Yego, sawa kantu urakumva? Ndakumva cyane, so powerful. Icyiciro bashyizemo ushobora gutinda kucyishyura, ariko sinzajya gusakuza. Yego, niba bafunze umuhanda nta mpamvu yo gutera induru umuhanda, ninyuraho abandi bamwe ndi bunyure. Hari abantu mva batavuze bashya mu kanwa. Abanyarwanda bavuze ngo ijambo rigukunze rikugumamo, kandi nyirakanwa kabi arihamagarira. Yatanze umurozi kugira gupfa. So urakoze rero, ni ibihe byiza byo guceceka. Yego, twavuga ibintu biranga ijana, ariko nawe Imana yavuganye nawe, uririmba ubuhanuzi gute n'inzozi, uzi ko hari abanga inzozi zawe cyane. From Kigali to Musanze, from Kigali to Gikongoro, from Kigali to hari umuntu warayankosoye ndishima ya gahunda y'urugendo rwanjye, ati mbwira ukuntu ugiye kugenda mu modoka rero uzi byabaye ku muvandimwe wagiye muri kiriya gihugu, ati gwabuza $400. Umva nyine ndacecetse ku mutima, ati wari kugenda nabuca, atari kubura abadayimoni bose kuva Kampala deployinga kugenda ukagera ku boda badeployinze ko bavuze kuzagenda n'imodoka. Abagani mu izina rya Yesu turavuze yego tubwise yego sikono nigaye mani babarira samurakoze. Ndagushimiye cyane mushaka. Uceceka ni zahabu. Yego, uceceka ni zahabu. tuguhorane mushomba.